Today we have invited our special influencer, Enoch Uwizeye Kagarara. Actually, mu Kinyarwanda iyo umuntu yigiraga Kagarara byabaga ari ikintu kibi cyane, ariko Kagarara yahejeje icyubahiro izina Kagarara. So twagutumiye kugira ngo tukwereke ko wahesheje ishema content creators, especially muri category y'aba content creators bafite ubumuga. Twifuzaga yuko tuguha icyubahiro uyu munsi, ukanaduhembera umwe muri bagenzi bawe watsindiye igihembo uyu munsi. So that's why we invited you. Icya kabiri, ngira ngo nyuma yo kugutumira turashaka yuko nyine wanadufasha no mu kudesigninga uburyo twubaka politike y'ubuhanzi ariko idaheza, yibuka buri gihe n'igice cy'abahanzi, content creators, artists, people in the creative industry who have disabilities. So we want you to help us to champion our inclusive arts policy. So niyo mpamvu twamutumiye. Turanifuza yuko twanamuheraho ubutumwa kimwe n'abandi bose. Nk'iyo tubonye Merci yaratsinze, yitangiriye umushinga Gen Z Comedy, aratsinda, arakomeza ashaka partnerships, networks. Uyu munsi abantu bose bifuza gukorana na Merci, nkeka ko ari ukubera ikintu kimwe, kubera ko mu gukora umushinga we yubashye principles. Icya mbere, guhozaho, ntabwo yigeze acika intege, ahozaho. Icya kabiri ni discipline, ndetse n'icyo nakwita nko gushyira ibirenge hasi. Hari igihe Imana igutera iteka ukagira umugisha ukabona impano, ariko ikaba yatuma ubyangiza mu gihe gito. So twifuzaga yuko umuntu wese ugize opportunity, ugize amahirwe, atabipfusha ubusa, cyane ko turi abantu beza kuguhypinga. We give you a lot of hype, turagushima rwose, tukagushimagiza, n'ahatari ngombwa tukakogeza. Noneho hari igihe nawe bikurenga ukogera koko. Ni natwe kandi tugaruka nyuma tukaguseka tuti byari iby'umuriro w'amashara, byari ibintu bidashinga. So we want you guys to learn from each other, hanyuma tugashyigikira buri gihe umuhanzi cyangwa se an innovator with discipline. N'abamerisi bose baracyari young generation, baracyakura, ntabwo wavuga ko hari aho uragera, ariko abakiza batoya, the Kagararas, the Rumagana barimo kubaka ibindi bintu, twifuza yuko mwaba nibura inyenyeri itazima. Turabafite abahanzi, turabafite abahanga, turabafite innovators tuzana bagatangira bagakora, ariko ngira ngo discipline ikanga. Urugendo rwa discipline rero nirwo ruba rukomeye, tuzagerageze tururinde. So twifuza ko rero twakwakira Kagarara, ariko nawe akamenya ko ni time yo kugira ngo ibyo akora, niba asanzwe abikora, ntahite abihindura ngo ajye kure, yitandukanye nabo yabanaga nabo, hanyuma n'abandi bose bashaka kuba bagira icyo bamufasha. We wanted to tell even the partners, if you want to do something for the people with disability, he can be a very good brand ambassador. So we can really recommend him as long as you find value in his services. So twifuzaga yuko nabyo abantu bazabishobora bazabikora. So ikindi, muri iyi sale twatumiyemo abantu nkuko ba Merci bakomeje kubivuga, the 100 winners of the Aguka Ideation Program, nta kindi bazanye. These young people who have won $3,000, they just came with an idea. Kandi twebwe nuko dufite ubushobozi butari bwinshi bwo guhemba ijana gusa, twagahembye benshi cyane. If we had a lot of money, we would have awarded, or we have given a lot of awards to many young people who participated in the TEF business education program.
But the problem is that we have a limited amount, a limited budget. We could only afford the 100 hour days. Ariko icyo nabwira urubyiruko rw'u Rwanda, turi mu gihugu aho nibura tubereka proof of concept ko kuzana igitekerezo bishoboka. Bonye Eastern Province ariyo yabonye abantu benshi, ariko iyo tubabwira uturere uzasanga akarere ka Kayonza niko gafitemo abana benshi. And we were asking turi kubireba mbere yuko tubizana hano, why did Kayonza? Ariko iyo unareba twe dukurikira no kumbuga nkoranyambaga, abajene b'Ikayonza itangazo rikorewe muri Minafete bararisharinga hagati yabo, itangazo rikorewe muri Minagiri baragenda bakajya ku kigo cy'urubyiruko bakarisobanura. Ubu Youth Connect Awards twatangaje ko dushaka ko abantu baplayinga this year. Abajene mu bimenye impamvu twatangaje ko Youth Connect Awards z'uyu mwaka zirarangira no kwa karindwi, nuko umufatanyabikorwa wacu ashaka yuko igihembo tugitanga mbere yo kwa 12 kwa uyu mwaka. Ubu hari umujene wicaye uva ngo nzabikora, cyangwa biriya hari abo bireba, hari abo bigenewe mwebwe, bigenewe urubyiruko ahariho hose. So ibanga rero abajene b'Ikayonza barusha abandi bajene nuko babifashe nkaho ari inshingano, iyo babonye opportunity bayijyamo, yaba ari ukwiga, yaba ari training, yaba gushaka amafaranga, they are there. Mu bajene ba Eastern mwabonye harimo nka 11 ba Kayonza gusa, only the one district, kandi bafite good projects. So nayambabwire ko rero intara mwabonye ziri inyuma, the north and the city of Kigali, nuko abantu batashizemo imbaraga zikwiye. So twakifuza yuko mwabwira abagenzi banyu, ibigo by'urubyiruko nk'abajene b'Ubugesera bafite the new Imbuto Hub for the youth, ibigo by'urubyiruko nka za Musanze bimeze neza, ahantu hose ari Hanga Hubs. Iyo tushize hanze itangazo ryuko twifuza urubyiruko rutsindira igihembo, just go there, organize, co-create, mukigishanya hagati yanyu, we are sure ikigaragara iterambere twifuza rero n'urubyiruko rirashoboka. Ku kijyanye na Youth Connect Awards, Youth Connect Awards mwabonye ko igihembo gikuru cyari $25 last year. Uyu munsi twagihanantuye tukigira $15. Nukubera ko twifuzaga ko hahembwa benshi. So tuburiya twayagabanyije benshi mu bantu bahembwe, kandi muzi ko uyu mwaka nibura abajene 270 kuri buri karere, buri umwe twamuhaye miliyoni. Twishimira gukomeza gukora ibi bintu kubera ko twakoze ubushakashatsi icyo twise Tracer Survey, dusura imishinga twahembye aya mafaranga, dusanga nibura mu mishinga 10, 7 yose yarakomeje, kandi uwo twahaye miliyoni yatweretse ko yamaze kunguka izindi 3, kandi uwakoraga wenyine yarasigaye akorana n'abantu 3, yari yarahaye akazi abandi 3. So nukuvuga ngo bino bintu birakora kandi bibyara umusaruro. Tukaba twifuza ko our partners continue our support so that the Aguka, both Ideation, Youth Connect Awards, Art Connect, Agri Connect, so that we can continue to award these innovators.